diyoseze yabitekereje kare. Nukuri ni byiza, navuga nkatwe bashinzwe ubuzima diyoseze tuzabafasha. Ntabwo nzabafasha nk'umuyobozi w'ibitaro bya Nyagatare uri hano, ako hari abandi bantu bari hano batagaragara. Abajyanama b'ubuzima bahora badufasha buri munsi. Nyabuneka nabo mubampera amashi mubakire. Ntabwo ndi butinde, ndabafata iminota itarenga 3. Ako hari ibintu bitarenga 3 dushaka kugira ngo tuganireho. Icyambere ndi buheraho nuko tugomba kumenya imisi 1000. Ira imisi 1000 niyo ya ngombwa. Guhera inda igisamwa, umwana akivuka. Burya umwana hari n'igihe yari mu nda agwingira. Ubwo rero ni ibyaje byo gutangira kurinda mu gihe mubyeyi wasamye. Nongera gukangurira abagabo bagenzi banjye, tugomba gufatanya n'umugore igihe cyose yatwite kugira ngo dutangire turinde umwana igwingira. Umugore utwite agomba gufata indyo yuzuye kugira ngo tujyane muri ya misi 1000. Akenshi usanga abana mu buryo bwo kubarera abagore aribo barera abana. Ako ndongera mbakangurire abantu ya Matimba, nkuko igikorwa cyatangiriye Matimba, anaritwe tuzaba ba mbere mu kurwanya igwingira ku buryo twubaka umudugudu utagira igwingira. Niba mubinyemere mubingaragariza, niba mushaka kubaka iyo midugudu. Ikindi nibwongereho ni igihe wa mwana tumufite yavutse. Uriya mwana mu mezi 6 umwana gihari, nuko tugomba kumugaburira, kumuha ibere gusa, nta kumuha imfashabere. Amezi 6 yarangiye nibwo atangira gufata imfashabere. Mu gihe twatangiye kumuha imfashabere atari yuzara amezi, niho vuga ngo twatangiye kumushyira mu igwingira. Ikindi cya gatatu nongeraho, munyabuneka twongere turebe amasuku mu rugo. Burya iyo tutagize isuku naryo nibindi kindi kintu kidufasha ko abana bacu bagira ikibazo kigwingira. Ibyo tubategurira bifite isuku, amazi afite isuku. Guteka amazi, turinda kubaha amazi yose tubonye, kuko mu gihe umwana afite inzoka mu nda nabyo bimutera igwingira. Ikindi twongeraho kugira ngo mwubahirize gahunda yo gupimisha abana, kugira ngo tumurinde kujya mu igwingira. Umwana niba mupima, ibipimo bizagaragaza ahari kugana kugira ngo dutangire tumwiteho hakiri kare. Ibyo nibyo bizadufasha kugira ngo tuzagire leta nziza ifite abana b'abahanga. Hari ikindi kintu natekerejeho turi buganiraho ariko ntabyo mfite hano. Umwana wavukanye igwingira uko ubwonko bwe bukura, n'umwana utagize igwingira ubwonko bwe ko bukura. Bari abantu babiri ntabwo babangana, nibajya no mu ishuri ntabwo bazatsinda kimwe. Umwana wagize igwingira ntabwo azabasha gutsinda. Kandi twese dukeneye yuko amaboko y'iki gihugu yose ni mu baturage b'u Rwanda. Nitwe maboko y'igihugu, nitwe tuzatuma igihugu cyacu kibasha kwitera imbere kikava mu nzira y'amajyambere. Murakoze kwibi tugiye kubikora kandi tuzafatanya bizagenda neza. Nyagasana bidufashemo.